ndi turi ku mubesto wawe usanga aribyo turiho ngo best aranuka sheri no reka ibyo bintu du ndimo ndamubaza ko ari umuzi dore wabibonye dore Godfather dore ni ibirero nyine nge nibiga mbwira abantu dore nk'ubu nk'icyo kibazo umbajije kweri ibyo ngibyo ndumva aho sigaho urumva oya Dumba reka nze nkubwire sibyo Dumba reka nze nkubwire sibyo no kuvuga ngo nyine mwebwe akenshi mukunda gukora nk'ikintu pe nkuko bubivuze hari nk'umuntu ushobora kuza agakata dore ni nuko byagenze gira ngo Godfather n'intandaro y'ibintu bakase ni nawe yari kuri live ya Godfather nyine araza avuga ibintu abantu bakowe baragenda barabikata ntabwo ari ya Godfather ntabwo ari ya Godfather nuko numvishe ijwi ryawe ryanjye okay numvishe ijwi ryawe ni ijwi ryawe kugeza subiza na Brian numva live yanjye hariho Kiramani naje reka nze kubwire iti ntabwo ngiye ibyo bintu bishoboka komeza I know urumva so no kuvuga ngo ukuntu ibintu bisigaye bimeze murabona ko zino platform Godfather zajeho buri muntu wese yemerewe kugira access kuri internet sibyo buri muntu wese yemerewe kugira access mu gupostinga niyo mpamvu usigaye usanga umuntu asigaye avuga akantu gatonya ukahita usanga nyine bahise bakorera campaign umuntu kuko nkuko birayi boro DJ yavuze byari byaranarangiye byararashize urumva rero byongeye kuba intandaro Crash agiye mu kiganiro akavuga ku muntu ngo ku mushuti wa Irene ngo ufite kiriya kibazo urumva mu byukuri ntiyanavugaga na Nyambo pe yavugaga Nyambo ngiye ikintu ntakunze nuko nyine nabonye ko sometimes it's not good kujya on social media naranabivuzeho nyine ejo bundi nkora ikiganiro ukaza nyine ukavuga ati nyine numva ko nyine bitari right nakubonye muri baraguza kwa Irene narakubonye muri baraguza kwa Irene uko wabivuga kose nta kibazo urabyemerewe rwose arya Irene nuhe YouTube Irene akora iki cyangwa Godfather yanga Irene Godfather wajyumba barira koko kandi ari inshuti yawe n'umwanjye umuvuga man inshuti yawe Irene umwangira iki man ko ntacyo yagukoze gusa ko amashije umuntu dukomeze next urumva rero nyine man usigaye usanga sinzi ikibazo abantu dusigaye dufite abantu nyine basigaye sinzi abantu babarakaje ugasanga habaye nk'akantu umva bahise bakwanjama shaman ibiboro biteye ubwoba ngiye nigisigaye nigirira ubwoba byatari we ku giti cyawe uravuga iki kuri besto wawe ku magambo baba bamuvuzeho urakoze cyane amagambo bamuvuzeho we nk'umuntu umuzi wamuryamanye kumara nk'umwaka wose mu gitanda umwegereye ese Dumba wagabanyije ibyo bintu mwana ukoresha amagambo abitse nyine ibyo biboro Dumba nakubwiye mbase Dumba ongera uzunye kunyumva man ibyo biboro ntago ari byiza mwana ibihe ibyo nyine uburimo mwana nese ni wamuryamanye kumara umwaka nose cyago dfa je rero reka urumva hano harusha kongera kuboneka mu bintu byo gukata reka dfa reka nimanukire ngewe reka kubigifura ntabwo ntabyo wakoze ariko man Dumba man ufite ukuntu uganira ntabwo nta kintu gisekeje Dumba nta kintu ntabwo turi kubaga hano Dumba rero ntabwo ari byo man so wowe ntabwo umenya igihe nicyo kibazo cyawe nawe man ibintu birababaje bro ntabwo bibabaje God ntabwo ndababara oya ntabwo nkeneye kubabarira ntari umuntu ntazi ibintu bibabaje no hano Godfather ni ikibuga cy'umupira y'ukiyemo turagutera attack ntabwo ariko bimeze nuko bimeze ntabwo ariko bimeze iki ni ikibuga cyacu dukiniramo twemewe gutera indobo nubwo ko iyo wije muri iki kibuga ntabwo ariko bimeze ugerageza anytime tuba dushobora kugutera attack aricyo tumva Dumba siko bimeze ukunyumva ni ukuvuga ngo ikintu hano niba tugeze aho ibyakozwe urimo kunyumva bishobora kugera ku marangamutima cyangwa bikagera mu ngaruka ziri kubyumva nyine turagerageza iyo moment tukayiharira kugira ngo ikintu tugigire tukivane mu ngeso iyo bije ntagakoreshwa amagambo mu gihe hari aho bigera amagambo yo guserereza akaba agiye iruhande cyangwa y'amabara njembajije titi ati wowe nk'umuntu waryamanye nawe kumara umwaka wumvaga nuka ntabwo bikwiye ntabwo hanga turi mu rukiko turahanga kugira ngo twamagane amagambo nk'ayo ngayo mbajije iriya jambo ribi nkoresheje jewe banyarwanda muri jambo ribi nkoresheje ntaga amatwi ntabwo turanga dushaka gukonfaminga niba iryo harabikwa ryakorewe Nyambo ari byo cyangwa atari byo reka twemere ko abo ngabo baje guhendanya uriya mwana babigusobanuriye hano ahantu ibyo bintu byaturutse je yaravuze ngo uriya musenzi yanyimye ikiganiro
ziri kubyumva muta ibyo yabihakanye ubundi Kiramani niwe wamushinjije aramubwira ati njyewe mva n'imvano ndabizi ko nuza Nyambo yakwimye ikiganiro ukarakara je yarabyigarama ngo nta kiganiro yamwatse bya bindi byiwe urumva rero niko akunda ajyana n'umuntu akabifu akaba atakera wenda ngo bapfuye iki ubundi agahita ashaka ikintu ahita amwegekaho wowe urimo uravuga ngo Duma ngutumye nkwanga wari wampaye gift nibura je washatse Kiramani no bigusobanurira neza Kiramani ni umuntu wagwa amakuru yose mwampamagariye Kiramani se amarya sumu papa harya ahubwo sibyo bintu uko mbizi ko nari impari uko yari kunya live yanjye wibiseka ibintu byose arabizi ikintu atazi situation Nyamba arimo uyu munsi ariko kareka Nyamba murimo muramubembereza Nyamba ari mu kibuga dukiniramo nahame hamwe ibyo biporo murimo murazana ngo hano twirwa tuvuga ari yakuru rero twarimo turamuvuga ni mustashijo ni duhora tumuvuga banuza bamuyango ni bamaze Nyamba ahubwo mukavuga ahubwo ninjye ugiye kubyivugira oya ntabwo ninjye ugiye kubyivugira mureke kuzajya mwigira Nyamba nimumugira umuntu wadaje man ntabwo ari nimumugira umuntu wadaje bamuvuge justice for Dumba Dumba batajya kwakira ntabwo uza kubigira burage ngo byemere urimo kumva oya ahangaha ngo Godfather ari we muntu wa mbere ufata umuntu ukamwiha ukamara icyumweru wamwihanye ugora kubwira umuntu amagambo Dumba uzaba ari amagambo uzari amagambo nkoresha amagambo ntashobora gukoresha nayangaya siko bimeze ntabwo nshobora gukoresha amagambo yiharabika ngo nturuho umuntu yego niba unkurikiye igihe kirekire Dumba nirinda ya magambo agize icyaha nakora ikosa siko bimeze ariko sinakoresha amagambo agize icyaha ndabyirinda bura njyewe none se ayo magambo yaragize icyaha ngerega njyewe ahantu mbitangirira aya magambo nyine amagambo agize icyaha kuko harimo iharabika n'isebanya ibintu nakunda ni ibintu mugenda mugafata DJ Crash yewe nk'ubu ushobora gusanga na Nyambo nawe ngo yarakariye DJ Crash ngo yewe yararakaye uyu nguwa akaza Titi Brown akazana akigira umuntu ngubabaye byadanye ngo atwa ibyo yavuze n'icyo twavuze urumva ndasaba ijambo wa mugane niba atari byo bitwaye iki no Dumba umva nkubwire iharabika se niki cyangwa isebanya iyo bavuze isebanya n'iharabika niki nuko baharabika umuntu bakamushiga icyaha cy'ibintu bitari byo nyine ntabwo ushobora kumva impact yabyo keretse ubivuzweho urimo kumva wowe kuzanga uravuze ngo kubera ko umutinganye ko ntagiye kurega ko ntajya ndega abantu banyita umutinganye tumva hari kitandukanye ibintu unyumvi bitandukanye n'ubishaka kubitandukanye uraza kubya understanding hakaba n'ijambo twumva ibyo agiye kutubwira urakoze seriese wari mpaye rifate murakoze ndashaka kubabaza niba muzi ikintu cyitwa TFGBV Technology Facilitated Gender Based Violence. Ibyo bintu rero byibasira abakobwa cyane ku buryo umubare munini w'abakobwa bari muri creative industry cyangwa muri entrepreneurship akenshi ubuzi bwabo n'ubuzima bwabo birangira habaye iryo hohoterwa ryitwa gutyo. Icyo cyongereza bakizi abantu ibyo bintu bifata nk'aba bantu bazanye gender balance bakariza muri Afrika icyo cyongereza ukanyumvaho gato abantu icyo cyongereza bakize mu rugendo shuri wagiyemo muri Amerika. Ibyo ni nka bya bindi bya gender balance. I learned my English here in Rwanda. Okay. I didn't went to your state to study anything. I just went there to work. I love you too. Umugabo we. Ntabwo nigeze nigira muri Amerika nagiye ntwaye ubumenyi bwanjye. Urakoze cyane. Ese ubwo nawe ariko se ntimukegereza ibintu umutima. Wowe turi kuganira wirakara wamfura we. Komeza. So ikintu nashaka kuvuga iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa kuri internet cyangwa se kuri murandasi. Ahubwo ahangaye igitsina bageretse kubivuga ngo dufata ni ingi ngibi nabyo ni hohoterwa rishingiye ku gitsina se. Yego. Gute iryo ritizwa umurindi na internet ari byo uyu munsi biduhurije ahangaha turimo kuvuga ku byabaye kuri Nyambo. Impamvu akenshi rero umugabo abivugwaho akabasha kumuvinga on Imana yaturemye mu buryo butandukanye. Ikindi ibibazo tugira kubivamo umugabo ashobora kubivamo mu buryo busa nkaho bumworoheyemo gake kurusha umugore. Nyambo kuvuga ngo aranuka none bakavuga ngo aranuka mu maguru, biriya bintu niyicarubozo riteye ubwoba. Uriya mwana mushobora gusanga atava no mu nzu
murimo guseka ariko kuri we ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ashobora no kwiyahura. Mugiye mukabaza imibare y'abakobwa bahura n'ibi bibazo bagatakaza ubuzima, mwagira agahinda ntimuzongere kubivugaho. Ikintu mujya mukora mutazi imbaraga n'ibibazo gitera ni ukuvuga umuntu kuri murandasi mutazi ahantu bizagarukira. Umunyamakuru uri intellectuel gute atinyuka gukoresha ikiganiro umuntu akumva umuntu yibasiye undi yarangiza akacyaprodinga afite choice yo kutagishyira kuri internet nk'abantu bacyumve? Ubwo ko ari n'ubugome bw'umunyamakuru, turetse n'uwo yabajije. Umuntu uri intellectuel, umunyamakuru wundi bazi inshingano z'umunyamakuru ngo nizihe? Umunyamakuru w'umwuga cyangwa umunyamakuru ufite umutima gute ashobora gupublishinga inkuru ishobora gufata umuntu ikamukura mu buzima bumwe ikamushyira mu bundi bubi? Uri umunyarwanda ufite indangagaciro ukavuga uti ibi bintu ndeka mbishyire hariya mbone views, mbone $2 tutagera no ku $50 hejuru yo kwica ubuzima bw'umuntu. Ndabinginze iki kintu cyitwa TFGBV, abantu mwese muri hano muri intellectuel mukirebe mugishyiremo imbaraga mu abantu gusa kugisobanukirwa ngo utazongera kugikora. Aka kanya Nyambo agahinda afite ntabwo ushobora kugashyira ku kigereranyo ngo uvuge ngo karangana gute ku ijana. Nyambo arababaye cyane, ariko siko umwana muto gavuga ngo aranuka mu maguru, ngo aratandaraza gace ngo gaza ngo icyuka gishyushye ngo kinuka. That was so bullshit. Jewe nuko era ko ntafite imbaraga zo kugira ikintu mbikoraho. Umuntu wese wavuze kuri Nyambo, I swear on my mother's name, namukanira umukwiye. Nukuri ko Imana yaremye isi n'ijuru. Kare Ariko Dumba, can you imagine Nyambo ari sister wawe bakamuvuga biriya bintu? What would you do? Kwanuka aramutanuka nahita mubwira ati Nyambo nyamara abantu bavuga none se kubivuga ari sister wanjye nabambizi kwanuka nkagenda nkamubwira ati nyamara sister wanjye aha naho bigeze rubanda ruratangiye kumenya kunuka uwo obwa bivuze gutyo. Ibintu byari mutunze akanengwa kongera kubikora akagira depression akagira indwara agahinda gakabije irengeje urugero kujya atazonye no gukora. Umuntu watumye aba affected bingana gutyo wamureba ukabona ari umuntu usanzwe mu buzima busanzwe ukamwihorera? Please mubifate mubigire nka hari ibyanyu. Reka nkubwire no kuvuga ko wowe uravuze ko Nyambo niba atanuka ntabwo anuka mani ntabwo wagenda ku erega umuntu uri Rusizi wamufollowingaga, umuntu uri mu isoko ryo mu mujyi yacagaho akamusuhuza. Ibyo bintu ntabyazi mwebwe hari ikintu mutazi. Iyo bavuze ngo muravuga ari kwijyana, abaturage barabakurikira kubera ko they trust your words, they see what you do, you inspire them. Ibyo muvuze babyumva nk'ukuri, so they don't care if it is true or it is not. So that's why you have to be sensitive to anything you're about to talk about. Siri tu ku gihugu cyacu no ku Banyarwanda no kuri twebwe muzi uburyo turi sensitive, muzi uburyo dukunda byashyushye. Kabano me I'm not on your side. Ofete uko dusanzwe hano showbiz ukuntu dusanzwe dukora Kabano kuva Monday kugera Tuesday abantu basanzwe bavuga abandi, abantu baranafungwa, abantu n'amanuza bayasora. Umuntu azavuge ntavuge n'izina tujyaho ngaho tuvuge ngo Nyambo. None se abantu bashaka kuvuga bisazije erega na cyatitikije hano kiribyimbya ngo kirarakaye ngo Nyambo. Nukora ko Titi waruzanye ibintu byo mu buriri kandi ese ni yarari mu buriri nte yagiye mu ntabwo no hari ubizi se turabizi ibintu byo mu buriri turabizi ibyo niba ari bya bintu byo kuvuga ngo abantu bashaka proof bya Titi byo bifite ni nkuko kuvuga ngo aga promoter ni yaryamanye na Miki wabanga bo mubamuratse nyine. Oya nicyo kimwe by the way, nicyo kimwe aga promoter na Miki na Titi na Nyambo ko bari bameze. Uzi se Dumba nta kuvuga wenda ngo bavuze ku mustari ni ikintu cyumvikana cyangwa um celebrity, ariko hari nyine limitation, hari ahantu utagera. Hari ahantu utagera n'ukuri. Reka Nyamba reke kwirizariza nagende hariya niba kina umva Nyambo niba nyumva hano hamwe ahubwo ejo nanye giye kuza kugufunguriraho umuriro wanjye, otherwise ibyo bintu byo kuzarangwa kazajya wirizariza ntuzabikore ndakwinginze.
ntabwo nyambo ari special ku buryo atavugwa. Nyambo se it's not about her being special. Ejo bundi nari ndi hano nimo ndabwira ati bantu Muyango baba barimo baramukandamiza baba barimo iki ntago ntarirarenga Nyambo ntacyo mbona bamukoze. None se hari wavuze Muyango ku bijyanye n'imyororokere ye ko bavuga iby'akazi ahakora n'ibiki ibintu biratandukanye. Biratandukanye niyo mpamvu biragoye kuvuga ko kazi ka Muyango ahantu akora. It's obvious kuko baramubona ahantu akora ariko nobody has been in Nyambo's legs. Nk'uyu muhungu n'umukobwa witwa Uwase Liliane aravuze ati muribesha Nyambo ntacyo mwamutwara. That's the attitude. Iyo uri muri showbiz uguma kufite attitude nk'iyo uvuga ati icyo bakora cyose ntacyo bantwara. I'm here to stay. Iyo uje hano muri ibi only the strong survive. Iyo uje hano ukabuje kwirizariza abantu bakavuga ukiriza abatavuze izina ukumva ko bavuze wowe ntakuza kuramba my friend. Abana muragira ngo Nyambo arambishwe nuko bamuvuze biriya bintu. Nyambo nakomeza kwiriza gutya byinshi baracyabimuvuga. Ntabwo ararangiza byinshi bitangira. It will end in tears. Umuntu wese wasakaje aya makuru ya Nyambo zifite amaparufe n'izigane Nyambo z'amamariza. Iki parufe That's true. Ubundi uyo baguteye amabuye urayafata ukayubakisha. Thank you so much. Ariko bitebyanjye. Showbiz no kwikora abantu banje bari hano ijumira bagarabiri. Ntabwo turi muri Amerika. Narakubona wamamariza amavuta bashira mu kibuno batingana. Ko bagusebeje kuri umutinganya. Yakura hese nawe uramwizera ngo amakaza. Urumva ariko urumva icyo kintu. Ariko hari abatinganyi bamaze kungana bakama amafaranga. Oya se kandi. Ngaho nyumve. Umusa ko uretse gato. Dumba turakuzi uri umupapa sibyo? Ntabwo uri umutinganyi. Ntabwo ni umutinganyi yego. None kwicyo kintu bakigushizeho ariko kubera abatinganyi bajya babanshiraho nkabyemera simpakane cyangwa simbatera amabuye simbyihakane cyane. Hari ukuntu mpura nabo bakamfata neza bakanyiyumvamo kurusha n'abandi bantu basanga abanye bakwiyumva bazakwiyumva banakuti kure bro. Ntabwo nibishoboka nanjye nibisanze neza Dumba rega n'ukuntu yareremburaga akanatwekinga nta kindi cyabibateye. Now on the other side Dumba is a big man. No bino Dumba ari kuvuga iyo ni inama wahereza umuntu personally ariko on social media ntabwo twakwicara ngo tubisupportinge uyu munsi ni Nyambo ejo hazaba ari undi muntu. Iki ni ikintu mutarimo murumva ngiye nta nubwo ndimo ndasupportinga the fact ko ngo Nyambo bagomba kumutuka cyangwa ngo bamutuke ngo cyaba bamugire gusa ibyo bintu mushaka kubigira solo ngo ababare ngo narangiza yumve ko bigize iki mutangire ni bya bintu mutangira kumubwira ngo noneho genda urege usanga uwundi mwana bamutwaye muri prison ngo kubera mwaje hano bazamujyana n'ubundi. Ikintu gihari ni no nimwe muri murangiza showbiz tuzagira aho ngaho nta kintu dufite tugiposta. Reka mubwire Dumba yago byagenze gute kugeza uyu munsi yabivuze kangahe. Nyambo ntagakora ntago yigisha ibijyanye n'imyororokere. Nyambo akina amafilime murajya kujya mu myororokere ye mu maguru yo gukora miki. No I wouldn't support that. Ariko hari umuntu ashobora gucishamo akantu nkuko Kasuku yagacishijemo. Oya nkuko gacyoko yagacishijemo akavuga reka mukome bimwe bavuga ngo babaga akabara mubazi ataza kongera kubisubiraho no kubivuga ejo niki urumva atabivuze ngo mani ngo umuntu ngo ave mu kazi ngo cyangwa ubuzima bumbere nabi kandi na Nyambo na neza nawe abizi neza n'abantu bo muri showbiz babizi ko niko tujya dukora ibintu anenwe akaza akigira umuntu yewe yapfuye byarangiye ubuzima bwarangiye reka ntibyavamo reka iyo ntabwo byaba abantu bakora n'ibintu of course aha Nyambo namugira inama yo kugira ngo najya aho ngaho kwigira umuntu ubaye bya danger ariko n'abantu barimo barakora izo content nabo ba making sure ko ibyo barimo barakora bifite aho bigarukira ku buryo ko umuntu ntabwo we no here kugira ngo tubabaza abantu imitima yabo we no here kugira ngo abantu babari turi hano kugira ngo tu entertaining abantu. Niyo mpamvu sometimes wumva ko abantu baravuga ati Dumba buryo abikoramo ni bwiza. Ikibazo nuko abantu kenshi baba bashaka gukora ibintu buryo bwanjye ugasanga byabananiye kubikora uko nguko. But a lot of people know the way I do things ntabwo I don't dwell in so much that ngo abantu mbababaze. Urumva
ariko rero Nyambo nawe agomba kumenya akavuga cyo abantu barimo barabikora ntabwo bazi kubikora neza, ariko kuza hano mukaza mu mbuga mukazanja kwiriza Nyambo. Last week twarimo turavuga Muyango, inindi tuvuga Mutesi Jolly, tuvuga Aria Kuru, then Nyambo wakaza akaba different. Nyambo ari different how? Nyambo is very different. Nawe na hamwe story ari different bitewe n'ibintu byamuvuze, kuko cyane bakamuryanira inzara. Ndumva ari ikintu utari kumva siko bimeze. Ntabwo reka ibyo bintu bro, reka ibyo bintu byo kumva ko ni umusitari. Ijambo ryose mvuze madihagararaho, iryo uhagararaho rero ntabwo twebwe ahangaha urimo kumva turavuga ko ibiri gukorerwa uriya mukobwa ntabwo bikwiye, siko bimeze. Reka kuza kumvisha abantu ko ari kubikorerwa kubera ari umusitari. Ahubwo icyo mutarimo murumva ni ibintu navuze, ibintu navuze meze nk'aho mutabyumva. Nta muntu ntabwo nda supporting exactly. Rero Godfather is coming back in a different mu buryo navuze. Ntabwo nda supporting umuntu n'umwe ngo atuke Nyambo, nta muntu supporting. Gusa sinshaka ko Nyambo yumva ko ari different. Probably abantu bashobora kuba babikoze nabi uburyo batagomba kubikora, but people are not here kugira ngo bananize umuntu ubuzima. Sawa nyine rero ngaho komeza ushyigikira bari. Ngiye ibyo bintu nanjye noze Godfather ni kangahe muvuga mani nkana gutwika. Tandukanye ibingibi mani, tandukanye ibingibi Dumba. Naho bitandukanyiza ko ndi umuntu nanjye ndashishuza ndari. Dumba hari ikintu tumva. Hari ikintu utari kumva ndi kugusobanurira. Ese Nyambo ko ashobora kuba nanuka by the way. Ntabwo aranu niyo yaba nuka. Dena kandi ibingibi ntabwo naramaze. Uzanuke nguce urebe. Dumba aramaze. Yewe nuka. Oya wowe uzambwire wewe mwigirisha ngo sinzi ngo it's not my business. Uzanuke nguce urebe. Ako kanya. Umunyakanada niyo wakora ikosa hano Canada yakurana bakagusubiza iwanyu. Dumba ari ikintu utari kumva hano. Nk'ubu Godfather kaza mu rugo wanjye mutumye hano muza muri ota ukaza mu rugo iwanjye unuka. Dumba niba baravuze Muyango ntitugire icyo tuvuga twarakosheje, ariko se ngomba kujya dukomeze bamuvuze ariko uretse gato tandukanye, uretse gato Amora turakoze uri muranantwikira wenda kubona wowe wabyumvisha. Niba abantu baracecetse kuri case imwe dukomeze duceceke, umuntu umwe nakubitwa abantu bagaceceka, n'undi nakubitwa tuzaceke duceceke. Rero case imwe niba twaracecetse dukomeze duceceke. Ntega amatwi ntabwo twacecetse, ntabwo binahuye cyangwa tuzakora inama. Ariko ntabwo twacecetse. Uretse gato ariko se uretse gato Muyango nari ndi hano mwese mumwanja fatani mwifata ibintu bidafite. Uretse gato mu ijambo Dumba reka gufata ibintu bidafite ahantu bihuriye. Turi kumwe ntabwo ntugafatana nk'ibigoryi, wihuza ibintu bidafite ahantu bihuriye. Muyango yagize ikibazo, yagiranye amakimbirane cyangwa yagize ibibazo mu kazi ke ka buri munsi. Turi kumwe ni gute bidahuye? Uretse gato urashaka ko mbihuza? Uretse gato oya nshobora no kubihuza. Kandi rero niba na Muyango yarakwishiye ngo buri cases y'umucomekamo kugira akomeze. Ntabwo nkwemerera bro. Okay, ntabwo ushaka kuvuga kuri Muyango nta kibazo. Tuvuge ko wihuza ibintu bidafite ahantu bihuriye. Oya ariko niba ushaka kubihuza ndabihuza. No. Muyango kuba ikintu mwene bahurimo. Reka mbihuze basi. Ntabwo bihuza kamanze bisobanura bize kubihuza nyuma abantu baguseka. Sawa. Urukunyumva Muyango yagize ikibazo mu kazi, ajyana ikibazo n'amakimbirane n'umushuti yo bakorana mu kazi ka buri munsi. Ayo makimbirane aza hano hanze avugwaho. Turi kumwe. So ibyo bintu urabihuza gute ni harabikwa ni gukorerwa undi muntu nko kumbera abastari? Totally different. Zone ya Sheri ndaza kukubrokora. Muyango ni amakimbirane yo mu kazi baraje barabisobanura na baraza bisobanura. Bavuga turi kuntu nisaga zabaye mu kazi no kandi tumaze kubivugaho. Turi kumwe. Fata umuntu warucecetse ari gukora cyangwa atari gukora muri iyi minsi atuje, urimo kunyumva? Abantu bakagenda bagaterura bakajya kuri personal life ye, siko nzi no kubyumva. Bakajya mu buzima bwe, bakajya ku mubiri we, bagatangira kumuhindanya n'ibintu bitandukanye. Dumba adafite n'umuntu wari wese ikibazo, urimo kunyumva? Bagaterura izina pa muri icyo kiganiro byatangiriyemo. Umuntu akaza ngo nkuko dukotinga amagambo ya Kiramani. Reka dukotinga amagambo ya Kiramani, ngira ngo njavuga amagambo umuntu atavuze. Kiramani agakotinga avuga ngo Jay wowe twari turi muri live, uraterura uravuga ati Nyambo yanyimye interview kandi aranuka. Urimo kunyumva? Ndigo kotinga amagambo ya Kiramani nkuko yavuzwe. So ukumva icyo kintu abantu bakacyuririraho kikaba rastike, bikabaho bigeza abantu bafata amafoto y'uriya mukobwa bakayapostinga bamanje kuyeditinga bagaragaza mu kanwa yasamye.
bagashyiramo umwotsi ujya kwirabura ngo ari anuka mu kanwa se wagiye ukara amafoto bari gushyira ku nkuta bro hehe erega god wajye tugora Twitter uretse ukoresha platform imwe wajye ubivuga ubizana ko n'ubundi ubivuga ubizana ntabwo njye naje posting ibyo bintu ndeba amafoto ya nyuma nshobora gupostinga nkanya kwereke kanya posting amafaranga uramwana afite amafoto yo gupostinga ntabwo najya gupostinga aho uwo mwanda kuko turi kubyamagana ntabwo turi kubyamamaza sibyo turi kubyamagana ntabwo turi god reka nkubwire god nejo bundi uzagaruka uri murambwira ibintu bitandukanye nkuko wambwiraga hano kuri Muyango uraza kuza kandi wahindutse uri murabwira ariko urabizi Muyango ariko nawe yakorewe ubuvugizi sha Nyambo kandi ni keza sha Nyambo ni keza buriya cyane ntabwo ubizi wowe nk'ubu mvuze ko Nyambo atazi kuvuga icyongereza muraza kurakara none se ni ngombwa amenye kuvuga icyongereza Nyambo ntabwo ari umwongereza n'umunyarwanda ase dumbura mushaka iki Nyambo is not supposed to Nyambo n'uguhama ikibazo Nyambo yaba atazi kuvuga imihanda Nyambo none se dumva ushaka ko Nyambo avuga icyongereza nyine we kaba hari ikintu kazi bana bajene iyo bashatse kugira inshuti mvuga mwiza nk'uyungu hano bajene bashatse kukugira inshuti y'ubyanze bakugira ishyamba baragusebya nta kintu batagukorera ibyo bintu ndabizi umukobwa mwiza nk'uyungu yavuga ururimi rumwe urumva byavamo abone aravuga indimi nyinshi se kubera kino umusemuzi ngakura nkakwibwira gusa Nyambo azaguma gusa Nyambo bamuhaye passport yayimarisha iki ndetse passport ni ururimi Nyambo ari nka sister passport ntago ari ururimi aho wagiye muri Amerika bavuga ikinyarwanda kaba ndarakivugaga ndakura nkakwibwira Nyambo nicyo Nyambo nyuma yo kubura ubabaye kubera ibyo bakuvuzeho ugende wige n'icyongereza sheri wanje ibi nuko Nyambo yabavuga ikinyarwanda nabi Nyambo ntago ari umwongereza mani n'umukobwa witwa hano Bad Black witwa Bad Beach yaje kumenya ukuri ko kumenya indimi zitandukanye mwaswi Nyambo beautiful like that Nyambo your beauty has to have ibindi bintu bigenderaho niyo mpamvu just filme Nyambo yagukoze ikido ndanamukunda cyane by the way so ntubona ukuntu Dumba normalizing violence ntubona Dumba reka kubwira Nyambo ari sister wanjye urabona biraza kurangira kugira ngo aryoshye ukuntu posting ujya mu Rwanda ukora iki naguhiga nkakubinda nkaguca agasebe kwibyo nibwo wamenye uburemere bw'ibyo uri kuvuga wa mugani ibintu bavuze ngo Dumba umunsi bamuriye ingumi nibwo azabimenya neza mu ijambo abantu 1200 mudukurikiye reka mbasabe ikintu kimwe ibi bintu nkuko Kiramani yabivuze urumva ko byavuye ahantu mu guserereza kuko uyu mwana yimanye ikiganiro societe pre ahantu usanga iyo foto cyangwa hari iyo shame please ubyamagane Nyambo icyo kintu bari kumuvugaho icyo ni ikinyoma urimo kumva iryo hindanya uryamagane ubishyire mu ruhari bari kumwana akomeze umushinga wo gukora amafilime n'ibyo akora abantu bareke kumuhindanya that's it Nyambo sweetheart I can teach you how to speak English kunyumva nge ndumva ari ibyo urumva abantu mwese ahantu bibona abantu muri ahangaha ngira ngo mwumvishe source murebe ikiganiro uwo mugabo ninde wa mugabo nani Kiramani yavuze niba ari source yabyo mwese ahantu mubona kuko hano hari kosho de la fore nyinshi batitaye ku ngaruka bizugirana okay nanjye mushobora kunde kubu ngubu ngafata umwanya nkahita nkabanza muri screen gatoro nkagira nkavugira umuntu wanje ndashaka kuvugira DJ Crash mu abanyarwanda kaza kuvugira DJ Crash abantu mwamwihaye muri muramukorera yica urubozo kandi nta muntu yigeze avuga mu izina DJ Crash ararengana iyo nza kuba ndi musaza wa DJ Crash nari kuba ngiye nafata buri muntu wese umwiha nanjye nkagena nkubita ingumi kasubyumva ko nyoreze iyo foto nyishireho iri ari nini DJ Crash Sheri DJ Crash nuko ufite utugufwa nawe urarengana Sheri banza wumve Dumba uwo DJ Crash ngiye nta nubwo nshaka kugira nta nubwo sinara namwumviya sibe mpamvu turi hano DJ Crash ni wa wundi yagize umugore wa Ntuza yagize umugabo wa ariko muri iyi case ntabwo ngiye icyo tuvuga Dumba nituvuga nagize ngo ni wamumenya ngo ni wa wundi wagize umugabo wa Eva no ndakazi ariko icyo ndi kuvuga muri iyi case urimo kunyumva Dumba niba tugiye kuvuga ngo bikwiye dutegurire hamwe muri rusange urukunyumva
azirunga no Kiramani yavuze imba n'imbano yaho byaturutse kandi namutamba ari kubisobanura hano mureke dutere rimwe tuvuge ntibikwiye reka tubitangire tuvyera ko byatangiye ari so ari ugusezeza byemwe byo muri showbiz siko bimeze ariko aba bana bato yadumba nuko utari kubyumva baragiye berekera ku rundi rwego uranyura kuri Twitter ugasanga bafashe foto y'uyu mwana urimo kunyumva bayifashe baramwasamisha mani bakajya mu mavideo ye hahanda akina urabona ko akina amafilime bagafata nk'ahantu ari gukina urimo kunyumva bakajya gushaka nk'ahantu yasamye bakagenda bagakora ama screenshot tuba bari kumukora ibintu bitari byo so ntekereza ko this must stop ngo Dumba Nyambo yaramwimye ngo niyo mpamvu ahubwo Nyambo nta nubwo yigeze anyima ahubwo twari tugiye kubijyamo neza ntabwo yigeze ariko si umutaba ngo muri bese ngo ujya mu gishanga washano we agiye kuguha ifoto so musabye ifoto sombwe ngo nze kuguha ifoto ko nawe rero hari igihe urenganya umuntu so wayimpaye nayikongereje no kutari yazi entertainment no gusebanya reka entertainment ntanubwo ari no gusebanya reka mbabwire rero reka mbabwire ibintu nguma mbivuga ariko nguma mbisubiramo nkagira iki mwanze kubyumva banyarwanda reka mbabwire entertainment ntabwo ari no gusebanya nta nubwo tuba dushaka kugira ngo umuntu anasebe ariko ibi ngiye kubisuramo bw'inshuro 100 iyi ni inshuro 100 ngiye kubisubiramo ibi bintu ngiye kuvuga ngiye kubisubiramo inshuro 100 yo ni it's the 100th time I'm saying it abantu iyo uzanye ikintu mu buryo kiri positive niyo waba ugisupportinga ntabwo baza kugiha like ntabwo baza kugikunda baraza kukirwanya iyo wicaye hasi ukavuga ati njyewe nkunda Nyambo ni umwana mwiza cyane neza amafilime ntabwo mushobora kumwanjama nta n'umuntu wamuvugaho ubu ngubu Nyambo ejo araza kugenda muri filime igire views babona amafaranga ibyuma muri nahubuka bimwe biba biri muri comment byasamye ntabwo biza ahantu biva naho bijya ubu kuba Nyambo amaze igihe barimo baramuvuga iminsi 3 barimo baramuvuga ikintu cyose yajya ahantu hose yajya yabona views ntabwo ziza kubera bakuvuze neza views ziza waba uvuzwe neza waba uvuzwe nabi abantu baraza bakakureba kubera umaze iminsi urimo uravuga iyo uretse gato yamwivugiramo kabano umvugiramo ndashaka gutanga nuzi iyo uje ukavuga umuntu neza ukamubwira ati bantu munkundire kabano bantu munkundire nuza abantu baranga deliberately barabyanga rero abantu b'abanyabwenge bafite uburyo nkanjye ukuntu promoting indirimbo mfite uburyo nshaka aya matiku ari ku mihanda nkacishamo indirimbo ya Kevin Kadenshasha ariko kubera ko nzi ko mukunda matiku iyo ndirimbo mukayumvira mugasanga iyo post ibonye 500 ariko indirimbo ya Kevin Kade bayumviyemo nukuvuga ko iyo ushatse kugira ngo uzajye uposting ibintu biri positive mu banyarwanda nta kintu na kimwe na hano namwe wageza ugomba gushaka uburyo ubitwistinga ukabiha abantu bibaye nkaho biri packaged mu buryo buri negative so ibigo bishobora kwemera ibyo mvuga ni nayo mpamvu Dumba mushobora kuvuga ati Dumba natwika mukamwirwe Dumba supporting I'm gonna teach you how to fish I'm not gonna give you fish ariko abantu bamwe barashaka kugira ngo baze kurya iby'inyanja byacu batabirobye Dumba agenda tukane muze mu musabe support naza hano nkababwira ukuntu biba birimo birakorwa mukayanga ngo turimo turamurwanya this is how it's done hano muri showbiz it's done like that kandi ntago tuba tugambiriye nabi Dumba nyumva rero urimo kunyumva yes iyo showbiz irakagenda ihere reka gusobanurira urabizi ko ari wo muntu wa mbere abantu wa mbere ubikora ukora nibuza hano this weekend ukaba urimo uravuga ngo kandi ngo nuza yagize gutya next weekend ukazuga changinga ufite side yuriya ufite side y'uyu njyewe ntabwo by the way murabana igihumbi ariko hano ntabwo mvuga namo n'ibigoryi bisigara bitamenya ariko umunyabwenge ni wo bayotse yagiye ni wo bari batanu uyoke wumve hano manzi nyumve gato umunyabwenge aba yayotse ibintu mba nimo ndavuga ibigoryi bisigaraho birimo birasakuza Dumba reka nze abo banyabwenge bumve ariko ndashaka gusobanura abanyabwenge baba babyumvisha ukuntu ibintu bikorwa ntabwo rero Nyambo ari different from anyone else we talk about Nyambo is just the same as everyone else Dumba uzi impamvu uri kumuca mu ijambo impamvu ari kuguca mu ijambo he's legislating every muting wongere kumvugiramo ndahita nkumanura mwaretse nkavuga ngende yende gusaba ijambo Dumba ari kumutumva abantu banga umuntu haza kuvugiramo uri kuvuga agahita kwambura ijambo bro saba bagwaye gift se sibo bawazanye ngo bagwaye gift twumvikane hari ikintu mutari kumva
mani ntabwo abantu banga uburyo baganiramo uzi ko umuntu azagahita akajya gukata mu ijambo ntabwo ashaka ngo urangize kuvuga kandi at least tugerageze kumenya kuganira nabyo ko bisaba imataringa so tugende gatoya icyo mvuga ni iki ngiki twumvikane murareba uruhande rumwe mukumva uruhande rwo gutwika ariko ntabwo tuza kureba side effect n'ingaruka ibintu bigira ku bantu tuza abantu aba bantu iyi nzira mwafashe ngo yo gutwika mukoresheje negativity cyangwa kubaga abantu turi kumwe ariko noneho ntabwo dusubira inyuma ngo turebe ngo ubuzima bw'abantu bwaje kwendinga up gute nyuma yo kubona izo views turi kumwe ibi bintu byo kubabulinga no ngo nugutwika urukunyumva kamaze mboroki hano urabizi ko nta comment igihanyura ngo difada wikwigira mwiza nawe uri fake kankwereke ko ndi fake wabutu nawe kubitwe n'inkuba urimo kunyumva icyo tuvuga nanye nuko nashaka kublock ibiboro byawe kuba nabibrotse mu moderator nanye ublock akira babaje reka mboroga mwiza uragiye ukunyumva ikintu ndi kukubwira ariko so none bakaza kwisanzura gute oya sinza kubaboroka mwiza ndamureka ariko bwuma bizi ko mufiteho control ikintu turi kuvuga ni iki ngiki ugerageze kunyumva tuvuga ibi ngibi ariko ntabwo tureba ingaruka bigira kuri aba bantu n'uburyo bendinga aratwika uyu munsi urimo kunyumva ariko hari abananirwa kubyihanganira urimo kunyumva niho bisunikira kugira ngo abisporte agahura na Dumba akavuga ati we byakire gutyo niko bimeze nibwo uri butwika bwo kuri iyo ndirimbo isohoke urimo kunyumva yampano amagambo uri kuvuga hano Dumba ibingi uri kuvuga kuri Nyambo ngo abikore wabwiye yampano gasohora indirimbo atwikire muri bira bintu byamukoze bira bintu byabaye siko bimeze my brother icyo mvuga ni iki ngiki ntabwo tureba ko bashobora kubyaza umusaruro izo negativity n'ibyo niwo mwanda wabaguyeho cyangwa ibiri kuba kuri Nyambo ariko ntabwo dusubira inyuma ngo tube ngo nyuma y'ibyo ngibyo aba bantu bashobora kubana nabyo bate unyumve ese nyuma y'ibi ngibi inyuma y'uko gutwika bakabona izo views baraza kubana n'icyo kintu gute bashobora kugifesinga bakabana nacyo abenshi muri bo ntabwo babana nabyo bisanga bagiye mu biyobyabwenge kugira ngo babashe gusurvivinga kiriya kintu rero nanjye God nagwaye example itagiye kure ndakubwira ati njyewe bakasuku ba Dekati baranyatatse to the extent ko bahayarinze Boscan uzi naguhaye has a page buri munsi baziruka mu gitondo bamba I'm still standing even right now after 3 years barakoze ibyo biboro reka ngurangirize nkakubwira muri ibi biboro only the strong survive abakene bafite ukuntu batekereza n'abakene bafite ukuntu batekereza wigize agati gatoya nyine uragenda ucaho ngaho Nyambo advice naguha nakubwira you have to be strong when you come here ugomba n'ibyo bintu ugomba kubyemera bakabikuvuga ukabikiringa niba hari umuntu wa mbere uturusha hit mu bahitinzi bose babaye mu Rwanda ni Medi ni kangaye bamubwiye Medi ko bambwira ko bamukubita Medi mwari mwamwumva avuga cyangwa agenda no kurega cyangwa afite ikintu akora Medi se ni ndumva gutwika medararega areze bangahe yarabareze bafata ku mavuta yarabareze kandi no kutabarega none se kankubaze niba bitaramugendekeye gutyo kuko ibyo bintu byose nizo twasoza zamusunikiye kuva muri iyo muziki bose bajya bendinga hapo nka Medi ko atakomeje akabivamo reka Medi azamanza sohoke uretse gato azamanza sohoke avuye mu bintu byatumye Medi ikintu cyamukuye mu muziki ntabwo ari bullying turetse gato ikintu cyamukuye mu muziki njyewe nawe turabizwa atari bullying ntabwo arakora statement ngo abivuge uretse gato ntabwo arakora statement ngo avuge ariko njyewe nawe turabizi nubwo atarakora statement rero tuve mahanga ngusobanurira ikintu kimwe wowe witanzeho urugero reka kuntwara mu bandi kamaze nkubaze nanjye yitanzeho urugero ariko ngwa n'urundi rugero rwiza manza wumve niba hari umuntu bavuga nabi hano ni Medi manza wumva ariko muhane ijambo ariko tukomeze neza duhane ijambo twawe mugiye kumoderatinga se Dumba wowe ku giti cyawe urimo kunyumva wanyibwiriye ko uyu nguyu urimo kunyumva ntabwo yari wowe you took this image because you was defending yourself ngo iki you took this image wambaye uyu munsi urimo kumva yo gufata umuntu ukamushyira ukamushishimura warabikorewe uretse gato warabikorewe nyuma yo kubikorerwa usanga nta yindi ntwaro ugomba kurwanisha you became who you are urimo kunyumva kandi biragukorera ubasha gusurvivinga muri iki kibuga siko bimeze ziri kunyumva comment ziri mu bwenge zitangiye no kuza comment ziri mu bwenge zitangiye no kuza ziri kubyumva so nkavuga ngo
ntabwo abantu bose bagomba kuba gutyo ngo bahindure personality yabo kugira ngo babashe gufata iyo industry izatu umuntu ahindura personality yo kugira ngo abashe gusurviving amangane ni industry ntabwo ari byo Dumba ugerageze imbaraga za Dumba zo gusurviving hano ari uko nawe abanje kwambara ibyuma nk'ibyo mu bagiriki mu ntambara za kera akaza agakocurana nk'abandi urimo kunyumva boss kana akaza ukamufesinga ukamuturitsa ukoresheje intwaro yakoresheje urimo kunyumva yo kudaceceka ntabwo izo ntwaro ariko nyamba azazikoresha siko bimeze by the most of times ntabwo najyaga nsubizanya n'abantu urakoze cyane ntabwo najyaga nsubizanya now I will never tell Nyambo kugira ngo agende hari ahagarara agenda asubiza abantu ababwire ngo ngo nanjye no you keep quiet and then ukamenya ko abantu bazagutera amabuye baguteresheje niyo ugomba gukoresha for the good ubundi showbiz nuko imeze urumva abantu baratandukanye Dumba iyo nama iri personal iyo nama ni ibintu wabwira Nyambo ariko ntabwo ari ikintu washishikariza society ngo dukomeze gutyo utuburinga abantu ejo hazaza uyindi nawe bamuvuga ibindi yego mu ishyamba nyine the strongest will survive ariko ntabwo ari ibintu twashishikariza abantu ngo mujye muburinga abantu ikindi kintu ofete iyo mufashe side icyo nabonye mwebwe iyo mufashe side mureka no kumva ibintu umuntu arimo aravuga ntabwo nta na rimwe nari bwazano cyangwa kuva natangira kuvuga sindavuga ko nishigikiye abantu gutuka Nyambo iryo jambo ntabwo riramvamo niyo wa recordinga ni waryumvamo ahubwo icyo mvuga Nyambo areke kwiriza siwe wenyine bavuze nubwo ndimo ndamagana abantu barimo baramuvuga nabi cyangwa barimo baramwandagaza ariko we areke kwiriza mureke no kumugera nk'umuntu ngo yewe ngo nibwo bwa mbere bavuze ngo niki reka siko bigenda n'ibindi nasobanuriyeho byagendeyeho ushaka bivange yumve point yanjye on a bigger picture otherwise ntabwo nibwo ndamamaza gutuka Nyambo Godfather point ikintu gihari Dumba ntagiye kukumva niba utangiye kugaruka gutyo ntagiye kukumva ariko nubwira Nyambo iyo side ya Dumba turi kuyumva kabisa Dumba utangiye kuganira neza niba uvuga ati ibyakorewe Nyambo simbishyigikiye simbyemera ariko Nyambo ntiwimanike mu kagozi cyangwa nuko nibyo nimo navuga kunyumva you have to say like that kubikora mbere ariko oya mwebwe ntabwo ari byo muravuga ibyo bintu by'amavuta muravuga ati Nyambo mumureke yes society ni mureke ariko we bitandukanye n'ibyo nimo navuga njye ntabwo nimo navuga ngo ntabwo ndi hano to feel sorry for Nyambo I'm not feeling sorry for Nyambo reka just abantu ndababwira muri ibyo bintu mumureke ntabwo tubishigere if you don't feel sorry for her why would you tell them to stop ibi bintu wa mugani muri comment barakora ati ibi bintu Dumba yabivuze Dumba one question if you don't feel sorry for Nyambo why would you ask people to stop that kubera ntago mishyigikiye niba utabishyigikiye umva se ntabwo wumvishe ibyo mvuze nabyumvise cyane muri rusange kabano sinashaka ko umuntu yaza hano agatangira kugutuka yego urumva ariko kubera ushobora kuba uri muri showbiz baramutse bagututse ejo sinajyewe umuntu waza nkakubwira ati kabano ngo genda ubarege ese niba uretse gato ibyo kwataka abantu cyangwa kwinjira mu buzima bw'abantu niba ari byo bigize iyo showbiz ikindi kintu navuze abantu bafunzwe bafungiwe iki yegora niba ari ibisanzwe muri showbiz bikenewe bigomba gukora kugira ngo abantu bikoreshe ibintu byabo bigende abafunzwe bafungiwe iki bafunzwe kubera bajya bakora ibintu bamenye uko babikora ugasanga barengereye bagiye mu cyaha ibi ngibi biri gukorerwa Nyambo harimo kurengera ni ibisanzwe cyane ndikubaza ndabona nta kurengera kwari kwajyamo ikindi kintu gihari kuri njyewe personally ndabona gukorerwa Nyambo nta kurengera kurajyamo ikindi kintu gihari ababloga n'abanyamakuru batari professional bigishije abanyarwanda gukunda ibintu bibi gusa kubera icyo udashobora kuvuga ikintu cyiza ku muntu ngo abone support ngo abo ngabo ushatse kuvuga ni bande batari professional wowe abafunze n'abandi bavuga ngo hanyuma tubwire abari professional hanyuma n'abatari professional hanyuma badutandukanye Godfather wa mbere ntabwo ari professional aba professional turahangaha twamagana ikintu kibi uretse gato bize gute ninde wagushyize muri icyo kintu
Guki Unira gushyira muri icyo cyiciro cy'ababroga. ntabwo mbwiye ko ndi umubloga ariko ndi hano kuri pano yawe, ndi kuri platform yawe. Rero niba ndi kuri platform yawe ntabwo uri wenyine, turi kumwe. Niyo mpamvu umubloga ntabwo uri umubloga. none se ubu ngubu urimo uravuga wenyine ntituri gufatanya? Ntabwo kubona nimusubiranemo ntawe usubiranamo n'undi turimo turaganira. bari ikivara ndakuretse ndagukarabye nimusubiranemo Erega ahangaha it's not about anybody. Iyo uzamuye umuntu akagufasha. Uri umumodo and we do respect you for that. You are a superstar. Uri umumodo akoze ibintu. niba yabivuyemo ashatse kuba umubroga uramubuza gute? Bamubuza nkanda ashaka kuba umubroga yabivuye kuri side yawe ibyo uri kwikoresha kuba hamwe. Hello kabano yabivuyemo by'umumodo ashaka kuba umubroga. Kareka ariko hagati aho hari umuntu uri kugona pe natubabari. Kuraho Njuga, kako Njuga ndamwishorera. Njuga ndamwishorera reka mukureho. abantu bakundishije abantu gukunda ibintu bibi gusa. It's about to go down, ladies and gentlemen. My friend, kuba umubroga biravuna. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo asange yabaye umubroga. Ni kariyeri iyo ariyo yose iravuna. Kabano nawe kumudoringa ntabwo kwakoroheye. Ntabwo byanyoroheye nyine. Bamwise umutinganyi. Erega nta ntuza nk'ubu Kabano nawe atangire kwiriza ngo bamwise umutinganyi, natwe turi hano twicaye batwita abatinganyi. It's the same attitude rero Kabano. It's the same attitude Nyambo mashaka. Niyo attitude mashaka ko Nyamba agira nawe. Biratandukanye Dumba. Unyita uwo nguwo nta muntu waje ngo avuge ngo wenda ngo afite sex ihengamye, ngo meze gutya na gutya, ngo wenda kugira ngo bari ibintu bigenda gutya na gutya. Reka kubinshiramo ngo bimenye ngo dufata nta kintu na kimwe nzi. Urabizi kandi none ikintu gitangaje urakize Dumba. Ibi ngibi ikintu kiriho nta nubwo ibi ngibi bya affectinga Dumba nani Nyambo wenyine. Reka twemere ko Nyambo ashobora kubidijera akanabyakira. ubundi Godfather aho niho nkwemereye utangiye gutya. Ariko noneho wibuke ko uriya mwana afite umuryango, siko bimeze? Yes. Uriya mwana afite umuryango, we reka twemere ko uriya mukobwa byamaze kwinjira muri vie prive ye, kandi iyo vie prive haraba afite famille. Iyi famille ko Nyambo yabyakira, ntabwo ari ko umubyeyi wazabyakira, ntabwo ari ko umusaza wazabyakira. Aho niho nahereye komeza. Ntabwo ari ko boyfriend azabyakira, bazahura nawe ejo hazaza bakavuga ati dore umukobwa washatse, dore umuhungu washatse umugore unuka, uryamana nawe gute? Ikaba inkoni izakubita umuntu wese uzagira ahahurira n'uyu mwana w'umukobwa. So ntabwo ntegereza rero ko Nyambo ashobora kwemera icyo kintu ngo kize kandi gishobora ku affectinga, ukidashobora kuma affectinga wenyine. Inama rero kumugira ngo wabyakira, nabyakira se hanyuma ingaruka zagira ku bavukana nawe. Nje Nyambo ndamuzi, maze kuba ndi kumwe nawe. Nyambo amaze kumucikira. Nyambo urabizi ko twakikiranye na gucikira ncikira, ntabwo nuka. Ariko niba bavuga kunuka ntabwo ngiye kuzana ngo ndanye kudefanda ngo ntabwo nuka. Reka hahire rimwe asike nyumvira. Ndumva ndakubwira sibyo, buri gaco buri gihugu n'umuco wacyo siko bimeze. Ndumva this stuff ubivuze muri Nigeria ukabivuga muri Tanzania siko bimeze. Ntabwo nta kibazo byatera sibyo, harashya hagashya. Ibi bivuze Bugande harashya, amashusho ya Sheila aja hanze, kampani zikamushaka kamamaza siko bimeze. Ya mpana amashusho yajya hanze, kampani zamaye akazi zikazibaringa contract. Sizi uko byumva. Ya mana ntabwo yamenye kubikoresha. Manza wumve uko ari kubikoresha. Ndumva ndashaka unyumve siko bimeze. Ngewe ngiye kubatera hanze example bwanjye mbere kutuno nikorera. Uretse gato ya Dumba. Umbabarire nyumve kandi abizi nutabyirengageza urabyumva. Sheila Kashumba ashyira amashusho yanze, urimo kunyumva? Desire Zinda amashusho yajya hanze, David akamuririmba mu ndirimbo. Ashima ubugambure bwe n'uburanga bw'ukuntu ateye neza siko bimeze. Urumva ko biri normal. Ya mpano amashusho yajya hanze, ama contract yose agahagarikwa, nkabona na message zivuye mu muryango wa RPF avuga ko yataye umuco ibyakoze ari ishyano. Ama company agahita abarenga contract bari bafitanye. Ibugande uretse gato, Ibugande uburyo waba ukomeyemo bwose siko bimeze, ubwamamare waba ufitemo bwose
urimo kunyumva ntabwo wagenda ngo ujye kuvuga ku bwami bwa Buganda ubwatake cyangwa uburyo bwo kushaka you are in trouble uko bumeze kose birakugiraho ingaruka and you know that sinzi uri kubyumva so rero buri gihugu kiba gifite umucyo ndi kubyumva ariko gusa sinibaza ko bizi neza cyane kundusha rero ndabyihorera neza gatoya mbizi wo kubizi neza kundusha kuko nyine ufite ubumenyi bwinshi kundusha kuri ibyo azuro ngibyo ntabwo tuza no kubijyamo tubyihorere kubera ntabwo tubijyamo ariko icyo ngerageje kukubwira at least ndi kugwa example nubwo naba nayifiteho umuntu natangira kuvuga ibintu by'Imasisi ngo ntangire kubimenya cyane kukurusha Imasisi wo kutarakanaga nikirege ko nabaye Bugande wagiye gake Imasisi ndi wakubwiye cyane nge navukiye ko navukiye muri Kongo ninde wakubwiye ko narakandagira muri Masisi uretse gatuvuze ngo iki nge navukiye Kongo Dumba amashyo amashongori Nyamunsi arabizi gira abana gira abana du igira umugabo nawe ntabwo yarenzaho ariko ni wacu turabivuga Erika Semungu nguwo muri comment wamakanya natwe bakonyine turayavuga Kongo barayavuga nayo amashyo ni iwacu shayi iwacu Imasisi n'amashyo ni Ikinyarwanda Abanyamasisi bavuga Ikinyarwanda cyuzuye man twebwe Semungu cyangwa muri kwese niko tuvuga Ikinyarwanda cy'umwimerere Ikinyarwanda cyuzuye go ahead Erika Semungu shashire wanjye nari mukumbuye sheri uri shyira muri request urimo kunyumva du na invitation so urukumva rero reka twumve pasteur nawe ujye tuvuga brother pasteur hano warabyihakanye dore aho ndiwe ariko hano izina ngiryo Godfather nawe uri kwihakana dore niwo muntu wa mbere ukorera Imana nayo wihakanye cyari cyo umuntu wihakana umuntu urimo uravuga ko nari umukonyi nda muburo reka mugire icyo mvuga gatoya hari ikintu ntekereza ko Dumba hari side ndi kumwumva kubera ko hari ni muri iyo showbiz yamaze kuba strong muri iyo showbiz kubera ko hari abantu akorana nabo b'abanyamahanga bamwumva bumva kariteye ariko abanyarwanda uburyo duteye dufite imico yacu twisangiza ku buryo umuntu aho kugira ngo bamuhe za nyungu akeneye kubera ko bamwumvishe nabi ahubwo bamuhunga n'icyo yari afite bakakimwaka urugero ntabwo ngemba muri shop ze cyane ariko ikintu cyambabaje bwo kuri uyu mwana nahantu naciye ku maprofile babizanye mu ubwoko none uyu munaka nakumbe nawe aramuka ari umunaka icyo kintu cyambabaje kubera ko hari akantu twifitemo kagendana natwe tutumva ko rimwe na rimwe ari ukuganira abantu babaye mu banyankore habamo kuganiriza umuntu ashobora kuganiriza undi ariko ntabwo ushobora gusanga umuntu example umutoro ngo umuganirize kuko ntazi kuganira ntazi gutebya rero natwe hari abantu babona iyo sura y'uwo mwana aho kugira ngo bumve ko ari muri showbiz bayenda bamuvuze runaka ashaka kumuha za views Dumba yavugaga ahubwo bakamusonga bakurikije uko ateye n'imiterere kubera ko dufite umuco utandukanye n'uw'abandi bantu nk'abanyarwanda reka mbaho urugero rutoya hari abantu bafite platform nini mu Rwanda nini rwose ariko batarigeze babona contract z'abantu bamamariza kuri platform zabo kubera ko ibyo bakora bitandukanye n'imico y'abanyarwanda akaba yafuma ajya gushaka umuntu umwamamariza w'umunyamahanga ariko ntashaka umunyarwanda ngo amwamamarize kubera ko hari ikintu runaka gusa uwo muco udafite icyo nicyo kibazo mbonamo ntituratera imbere kuri ya showbiz Dumba afite cyangwa akeneye ko twinjiramo kubera ko umuco wacu hari aho ugarukira buri uyu mwana wasanga afite ikibazo kubera ko abavandimwe be inshuti ze abantu be yanagiye no muri filime rimwe batanabishaka kubera ko umuco wo gukina izo filime abanyarwanda bamwe n'ababyeyi bacu ntibabishaka hano ugasanga inyuma yaho sasa hari amagambo bamubwira kubera ko n'ibyo yagiyemo ntibabimushakaga uko niko imico yacu imeze murakoze rero brother reka nkubwire ikintu kimwe
ibintu ego nubwo wari urimo uramvugira ariko hari ibintu ntemeranya nabyo. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bavuga ati umucyo wacu, urumva ngo umucyo wacu ngo ntabwo ukunda ibingibi, ariko ugasanga ni twebwe dufite ibyana byangiritse, ibikobwa bitarongorwa, ibikobwa birongorwa bitinze, ubwo se ni umucyo. Ni ubupede buruzuye, abantu tuguma tubona, ubwo se ni umucyo wa Kinyarwanda. Ibintu byose bino birabera mu Rwanda byose kubera iki muvangura imico, kubera iki muvuga ati ibingibi turabifata, ibi turabyora, ubwo se umucyo wacu, uyu ni umucyo wacu. Niba hari ahantu ubu ushobora gufata umucyo, ushobora gufata abanyarwanda ukabagereranya n'abanyamurenge cyangwa ukabagereranya n'abarundi, ko umucyo twawutaye kera. Iraza ko brother icyo ndacyemera rwose kubera ko amateka cyane kubera ko njye neza gufata Nyambo bakamuvanga ngo n'amoko iby'amoko ntabwo twabisubiraho mu Rwanda ntitubyemeye, nge sinjya nabivugaho. Nabisomye numva ari njye ubabaye kwanza. Iby'amoko byo ntabwo twabitindaho, kuko ari amateka more than umuco. Uko duteye Dumba nshuti yanjye, uko duteye mu miterere yacu y'abanyarwanda twebwe, kubera ko wenda hari n'amateka yabaye, bamwe babitse ibintu basa naho babura aho babivugira, bakabivugira ku cyo abanyarwanda barangiritse, buri gihe barangiritse, baguma bihisha mu mucyo. Iyo bagize gutya ikintu ngo kandi ngane mu mucyo, ndeka mbabwire muri Afrika hano, niba muri East Africa ni twebwe abantu ba mbere twaretse umucyo wa Kinyafrika. Abandi abatanzania nubwo bavuga igiswahili uracyamubona ko ari umunyafrika afite ibintu by'ikinyafrika atinya. Abaganda, Abarundi barabitinya. Gena muri Kongo ureba abanyamurenge ukuntu bifata. Arera abanyarwanda mwebwe burubwo mugize mu rugo mukoza amafuti cyangwa ibintu bikabananira kujera, muhita mwihisha inyuma y'umucyo mutagira. Ndumva ndakumva 100%, ndakumva urashaka uyu mwana abe strong, abo ukomeye kubera ko nicyo kibuga yaje. Ariko none icyo nshaka kuvuga nuko bano bantu ahubwo bashaka kugira abantu strong babavuze nabi, babihagarika kubera ko bitagendana, bidafite ishusho nziza muri twebwe. Byamubayeho nta handi ari bubihungire, nabe strong akomere kubera ko yakigiyemo. Ariko noneho ababikoresha kugira ngo babone inyungu, bamenye neza ko ahubwo ari ukwambura wa muntu inyungu ze, kubera ko hari abatamukundira cya kintu, hari abatamuha za nyungu bakamuhaye, kubera ko reka nkwe example Dumba. Jewe ariko ntabwo ndi bwemere ko Dumba buretse gato Franco, icyo nshaka kubwira, reka nkwereka kamari gucinya inkoro ibintu bahagarara nabi. Ti gucinya inkoro gutese nayo sinzi ugambiriye. Ntabwo jewe ndi bwemere ko Dumba zakavuga ngo nta muco tugira. Reka ndekera turawufite. Abantu bari individuel bakora amakosa ntabwo bahagarariye igihugu. Kunyumva ngiye biri gukora birananta biri no kuntangana. No, icyo ndi kuvuga Godfather, ndavuga ngo icyo tukwiye gukora, ninde muntu ukomera ko gukorera abuse, no kumukorera abuse, icyo bintu byo gukomera bari gufata umuntu bakamuburinga bakagira bo bagiye bakanuka murimo murabivanga mukabura point yanjye, ahubwo ni wowe ubivanga. Ntabwo tuvugira nge I still start. Ariko sara komera muramushyira muri ibyo. Ndabaza ni gute bafata umuntu bakamushyira muri situation ngo bakamutegeka gukomera. Murafata umuntu bakamushyira muri situation yaje umwana yari ifite projet ze, ntabwo ibi bintu yabyisanze ko bigize mwarangiza mukamutegeka gukomera mu gihe atari wenyine. No, ugafata umuntu Dumba no yawe nawe iratinda. Baratsa gato urafata umuntu ukavuga ngo reka ngukubite none ngutegeke uburyo urira, reka ngubabaze ngutegeke uburyo wifata muri uko kumuragenda nguteye. What's wrong with you people? Mureke dufata tuvuge ngo abantu kuki umuntu baravuga ati gira umutima ukomeye go kwakira akarengano gukorerwa. Why the fuck? No, umuntu akira ibyago bari kukugwa kuko winjiye muri ibi bintu, emera ubabazwe, kandi bari kubimukorera nta mu gihe atari we wenyine nahame hamwe. No, ntabwo ari ibyo. Mufata uyu mwanya kuvuga ariko basi dusubire inyuma tuvugira abandi bose. Dusubire inyuma tuvugira abandi bose. Byaruta. Ariko mwifata umuntu gukorerwa akarengane, uretse gato umuntu uri gukorerwa akarengane, umuntu uri ngo oya ngo wamaze kubyisangamo, aba bullies mukomeze mu bullyinge, ahubwo Nyambo we komera. No, ntabwo ariko bimeze. Abari kubikora bihagarare. Ariko ibyo nabivuze. Ibyo kuvuga ngo ibyo no. Ibyo nabivuze, navuze ngo ntabwo ndimo, urumva, ntabwo ndimo ndasupportinga umuntu aza hano akagenda gusebya Nyambo cyangwa
akamuharabika nanjye ntabwo nari bwabifate cyangwa post zanjye nanjye gukora kuri Nyambo nta na hamwe muharabika urumva but icyo ndimo ndasaba Nyambo si ukujya hariya kubera mwebwe ibyo murimo muramukorera Nyambo dushobora no kumubura urumva Dumba ukuntu bigenda umuntu aza hano ahubwo mwese akantu gato bakavuga ngo yanutse umva ata umuntu baravuga ngo yanutse mwarangiza mugakora space ziriho abantu 5,000 murimo muravuga ngo yewe ngo mwamuvuze nabi yakwicara mu rugo reka ndangize yakwicara mu rugo akumva wa mugane ngo abantu ngo barimo baramuvuga nabi bagiye ku ruhande rwo kuva ngo yewe ngo hahiye ngo Nyambo bamuvuze ngo bamuharabitse erega nawe akicara mu cyumba agatangira kumva depression mukayimwegereza depression ni ukwifata abantu depression mukayimwegereza akumva ko we ari different ngo ari we muntu wa mbere baravuze just ngo kwanuka no Nyambo ndimo ndabwira wowe and I'm gonna tell you again this is nothing ugamba kuzinduka mu gitondo kugenda kwa Kiramana ugakina filime nta bya danje by'abantu manza wumve Dumba iyi hashtag ibyo uri kuvuga gutyo urimo kunyumva bagusobanuriye ibi ni ibintu iyi ni bullying imaze igihe kirenga ukwezi niba tarameza ngaye unyumvi byagezaho buretse gato ibi bya Nyambo singo byabyuse mu gitondo uyu munsi bivuzweho oya kasuko yabimuge ni kera man kuva icyo gihe rero ntabwo bigeze bamuha amahoro amapost yarakozwe ku Twitter ku Instagram amafoto barapostinga unyumve kugeza aho n'urugaga rw'amafilime cyangwa abantu bakina amafilime iyi foto yakozwe nande yakozwe na Fabiola niwe wayizanye muri Raw niba byageze aho bamwe mu bakinira amafilime bakavuga ati no this is too much abamwegereye urimo kunyumva bikaba ngombwa aho bakora iyi hashtag that's why we are talking about that sinzi uko byumva Dumba niba aba bana nawe ba buri munsi abakinira amafilime nawe bavuga ati no turi kumwe nuko babona ingaruka bimaze kumugiraho sinzi uko byumva so rero twifate ngo bya entertainment niba n'abagenzi bakinira amafilime bageze naho bakora hashtag sinzi uko byumva Eric se Munguma gift ntabwo ushobora kuzana ukagenda Dumba Karave umunyarwanda yabwiye undi ngo ishyire mu mwanya wanjye wumve uko mfiringa ibyo bintu urabyemera nsubiriramo kenshi ikibazo ni umutinganyi uyu nguyu nta kibazo mwitesheri bamwita n'umutinganyi Samundo umva ratarakweshya umva umunyarwanda yabwiye undi ngo ariko ngo ishyire mu mwanya wanjye ngo wumve uko mfiringa like ibyo bintu urabyemera mbanze nshobora kwishyira mu mwanya w'umuntu nkamenya uko ameze kenshi akababaro kenshi mba nkazi nanjye kaba karambayeho nyine reka nkubaze mu by'ukuri do you think yuko ushobora kwishyira mu mwanya wanjye bigakunda nshobora kwishyira mu mwanya wanjye nyine like bigakunda nshobora kwishyira mu mwanya wawe ahubwo nkanakurenza akababaro nibyo nuvuga ngo nta muntu n'umwe kuri iyi si icyo nshaka gusobanura aha ngaha nta muntu n'umwe kuri iyi si ufite ubushobozi na muganga wabyigiye nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gupima akababaro kundi ibyo iyo umuntu akubwiye ngo ishyira mu mwanya wanjye like aba yabuze uko gusobanurira uburyo nyine ari kwiyumvamo mu by'ukuri niyo wakishyira mu mwanya we ntabwo ushobora gufiringa uko afiringa kubera ko ntibibaho nta muntu kuri iyi si ushobora gupima akababaro n'uburyo umuntu ari gufiringa nta cyuma kibaho kuri iyi si baravumbura ariko rero ushobora kumva ibintu ushobora kumva ari nk'umuntu ushobora kuvuga ngo wanyumvishe yarangiza akahita akubwira ngo nijoro ntabwo ngo nijoro ngo uziko ngo twariye ibishimbo gusa ngo uziko tumaze iminsi 5 turarira ibishimbo urumva akaba ariko kaba barafite ubundi mwana bamaze iminsi 5 batajya nijoro ni icyo ndashaka kumenyesha ko nshobora kumva akababaro kawe nuko nshobora kumenya ko ngewe niba mwarariye ibishimbo gusa nijoro abandi bantu barya ibiryo nijoro ariko ngewe nkaba nijoro ntajya narya nshobora kumenya akababaro ko wariye ibishimbo nkanakamurusha kubera nzi mfite akanamurusha ngewe no kurya sindya rero sinzi icyo ushaka kumbaza ngo akababaro ka Nyambo ibyo niba ushaka kuvuga example ya Nyambo ibyo bamukoreye bashobora kuba barabimukoreye bamubwiye kwanuka ngiye barankoreye ikirenze n'icyo ngicyo niyo mpamvu ndimo ndavuga ko akababaro k'umuntu nakumva muri iyo sanse ariko ntabwo ndi we
ntabwo ndi wari I can have be nshobora kuba narabaye muri situation iri worse. Weya urumva dumba ibyo uvuga birumvikana ariko impamvu uza ahantu tutari kumvikana se nuko ntago wambaye umubiri wa nyambo ushaka kumva ibyo ushaka kwishyira mu mwanya wiwe ngo wumva akababaro kiwe ukanagira ufite no gukomera muri wowe n'uburyo nyine nebo za gukomeza gusobanura nahize kwisobanura ko nta kindi nongera ushobora gutangirira hejuru. Icyo kintu narakibonye kaze kubwire Dumba ubundi there is a two kind of pain. Ukumva useless pain and that pain make you stronger. Unyumve neza cyane ariko ndatekereza hariho even na akababaro kadafite icyo kamaze. Ego ariko noneho ndabona aho bamwe mushaka kuzana kandi kababaro ka gatatu. Akababaro urimo kunyumva kahita kakuvanamo ubumuntu ku buryo undi ukorera ibijya gusa n'ibyawe urimo kunyumva ukahita senseless uya ahubwo ukavuga ati ubwo se uyu ibi ni ibiki ko ntawe bihuriye n'ibyo nakorewe kandi noneho that pain yakumba kugira strong kuko the useless pain urimo kunyumva ni ya indi ijya hariya akantu ikintu wakabaye facing ukarwana nacyo urimo kunyumva ukagenda harakikakuriza kikakugira victime urenze unyumve neza cyane. Ariko this pain make you stronger ni kagahinda kaza kagagufata cyangwa ya situation kwinjizamo ikagukomeza ikakugira icyuma urimo kunyumva noneho ukabera abandi protection unyumve neza cyane. So ntibaza ngo this pain the useless pain abantu bagira useless pain nibo usanga baca abandi intege bakavuga ati byakira natwe byatubayeho byakira nago bigenda gutya ariko that pain making you stronger urimo kunyumva ubana nabyo bikakwigisha bikagira ukomeye urimo kunyumva ukaba umurinzi w'abandi bashobora guhura n'ibyo bintu. Yego tukanga rutindagiza rero njyewe rero ninjye uri murabwira yambe rero iyo bigenda gutyo urimo kunyumva uko warabinyuzemo waramaze kuba icyuma urimo kunyumva niyo mpamvu nimo ndabwira nyambo nawe amere ntayo ntabwo ubasha gufata urugendo wanyuzemo urimo kunyumva urwo rugendo wanyuzemo uzi n'akababaro urimo kunyumva ukanga kumunyuza muri ya maho wanyuzemo kukuza ukuntu aryana. You get my point? Wishaka kumunyuza muri ya mahwa kuko niwe uzi uburyane bwayo ukiyaranja uburyo wamukiza ya mishubi we wanyuzemo. Ibi biboro byacu bimeze nk'indege urumva ibiboro byacu bimeze nk'indege urugendo imeze katuvuge nko kuva muri Canada kujya mu Rwanda urugendo n'ugutega indege nta bindi mu showbiz biba bigomba kumva baza kukuvuga there is no way ushobora kuva muri showbiz niba kuvuga ibintu byabaye ahantu hamwe urugendo muri Canada ugenda mu Rwanda utega indege ibi bintu wakabaye uri gukora ibi ngibi turi kuvuga nk'umuntu wabiciyemo byabaye ejo bundi ku mwana umwe yarwaye indwara runaka ariko haza kwa misunderstanding turamubaga urimo kunyumva umuntu wanyuze muri ubwo bari umwana yari gucamo watanze n'ubuhamya bw'iyo nzira y'umusaraba niwe wabaye wa mbere kumubaga urimo kunyumva this thing was worse na masaba ntago understanding byaragiye bifata testimony ye birambika hasi biravuga atagura inyamaswa. So the thing is reka tugendere mu murongo wa uzi ko umunsi uza kurangira ari njyewe ubabariye nyamba ari njyewe ufite akababaro ka nyambo oya Dumba njyewe ikintu nashaka kwibwira se umunsi uraza kurangira ari njyewe ubabariye nyambo mwebwe mutarimo muramubabarira. So hari umuhanga umwe yaravuze ngo treat me the way I wanna be treated not the way you want to be treated. Urumva sinzi n'ubwo wumva ibyo nicumubwiye so nukuvuga ngo buri muntu wese kuri isi kubera ko ari wuzuye ububabare bwiwe nuko ameze nta nubwo duhuje background urumva twakuriye hamwe sibyo our nature urumva and DNAs tugize ziratandukanye urumva so nuvuga ngo uko mfiringa ntago wabimejaringa nawe uko ufiringa sinabimejaringa ahubwo learn to treat me uko nge mbyifuza apana uko wowe wifuza kuba treated ngo wumve ngo ngewe Dumba niba nshobora kuresista kuri no pain ngo na nyambo ya resisting aho niho tutari kumvikana ariko ibindi byose wagiye uvuga ruguru I understand you but you know aho ngaho niho turi kunyuranye. There is no road that can be a straight line my friend.
nta nzira ishobora kuba muri straight line, inzira zigenda zimeze gutya. Rero nta muntu ashobora kuvuga ngo ban-treating gutya ngo nuko ushaka ko ban-treating. It's going to be different. Yes, nshobora kubyifuza ko abantu ban-treating uko nshaka, but people are not willing to treat me the way I want. So niyo mpamvu I have to adjust ku buryo ngomba kubaho. Ahubwo treat me the way you want to be treated. Yeah, ndashaka ko abantu ban-treat. None se nje sinshaka ko abantu bantuka. Wewe ndaza kuzinuka mu gitondo n'ubu ngubu muri comment bashobora kuntuka. N'ubu muri comment n'ubu ngubu bashobora kumvuga. Ariko simbishaka. And then iyo bamvuze ngomba gusakuza ngo nyene niruke ngo mamwe ngo no ngo nababwiye ngo treat me the way reka mbabarira suko ubuzima bubayo. Life is not a straight line. Life ibintu bizamo kandi ubugomba kubyihanganira. Bigenda nabi bigoramye ngo byihorere. And that's why we are here. Ntabwo nza kwanga gucomplaininga ko wamvuze nabi, ariko nanone nshobora no kubyihorera kubera ntacyo mfite nza kubikora. I can complain, I can say guys mwaretse ibyo bintu mwabyihoreye, ariko nshobora kubivuga nanone mukongera. Ni nayo mpamvu turi ahangaha kwigisha ni uguhozaho. We just trying to stop people kugira ngo bareke guma guharasinga Nyambo n'abandi bose bachuzinge wisely ibintu bagiye gushira kuri internet bishobora kwabusinga umuntu wari we wese. Ntabwo ngiye ndi kwigisha, ahubwo ndi kurabura ibi bigoryi biri kubikora nimutabireka barabaha abanyoko. Ngo dufata cyangwa gutukana, reka cyangwa gutukana. Ntawe ntutse, ntabwo ngiyewe nzi itegeko ryo gutukana, kandi mu Rwanda nta tegeko rihana umuntu utibasiye cyangwa gutukana. Ibigoryi byose biri gukora uyu mwana mwoga kubitwa n'inkuba mwe murafungwa. Nta muntu ntutse, dumbe cyaha ni gatozi. Ninde wajya kundega yandeka ngo iki? Yarajya kutega iki mu bikamwafecta baragufunga. Semu. Allo. Urukumva du? Gutukana bavuga. Bitasheri wanje. Reka mane namutasheri wanje. Bitasheri. Yesu yoninde ni sawa. Ni Dumba. Cyagore nacyo. Zamunda biti ndago. Umfa none se byagenze kubona muri kuvuga ngo babafunge, byagenze ute none ngo bafunge bose? Eric ndago. Ndabasuje mwese Pasa Claude Kabano. Kano se kare mu cyayi. Eric kutakiza. Eric. Allo. Eric ari ukuntu wajya guza live uri muri comment kuvuga ngo umuntu uranje kutakiza. Naratuje mama. Naratuje ariko hano abantu babari no kubirikodinga ujya konukana na comment zawe ziri kuza nkitaje no kubisiba. Nigiriye ubwo. Ale none se ngo Jambo byagenze gute kugira nanjye mwacinga purane na bushyanuka mu bantu ngo umukobwa witwa Nyambo ngo ari muri depression, wari hafi kwica kubera bavuze ko anuka. Ntago tubizi niba anuka niba none se ko karanuka ntoya ntaho tubizi. None se ndabivuze kunuka gusa ntago anuka ngo ni Kasu bivuze ngo Kasuku yabivuze baramwimye amafaranga bamwimye ikiganiro. Ayiwe ndakowe no kuri kw'Imana. Dumba amakuru kuri mvise bakuvuga ejo ngo mu rukiko urakoze uzamanuka nyine direct Madrid. Ntugagitumanuke kw'Imana. Agasonga bugari Mikado nzaza nose bavuze ko natakaje amashusho. Warasakaje se cyahoze kuba yaguhaye? Nese niba bayampaye nge ari wo batayahaye. Ubundi icyaha ni icyaha, ahubwo no kuyapostinga ni cyagirushijeho noneho. Oya kuyampa erega ngewe Eric barayaguhaye nango barayampaye nta kibazo ufite. Ikibinu wayatanga. Ikibazo wayaguhaye ubwo niwe wayasakaje. Sakaza na saka. Kandi ngewe rero reka nkubwire, ngewe iyo kintu kibaye muri showbiz hano mu Rwanda, umuntu wa mbere bacyohereza ninge bashaka kuba n'abantu 100 bose bakinyoreza. Simenya uwakinyoreje gusa ikibazo ngewe nayohereje nde. Urakoze. Nese nozari gushakira justice noza Nyambo. Nese ubwo niba ndabaraza kufunga ko baharabitse Nyambo kurega natakaye. Uwitwa Zamundo atereta Nyambo kuri Instagram, twamumenye niyo mpamvu arimo namuvugira. Zamundo sikatwa mu Rwanda bazahurira. Zamundo Juliet Mutamba aravugira Nyambo kubera yigeze amuha ikiganiro kuri TBT agikora kuri TBT. Reka
Kabano nawe aravugira Nyambo sinzi icyo amushaka wo aramwegereye ushobora gusanga n'ejo bari kumwe Nyambo Sike n'umukobwa se. wanjye Sike aricecekeye nta jambo na rimwe yigeze avuga. Ni Sike nka iyo Pastor turushe niwe Claude dutama amagift iyo turushe Sike niwe dutama amagift ngo mwaretse Claude akavuga. asa wa mugani mwaretse Pastor Pastor Claude Claude abivugaho Pastor Claude ari he nguyu Pastor Claude azasubira ku rukiko ryari haya ni kuwa gatatu cyane kuwa Pastor Claude abana babiri nabonye yirukanka kuri Aline Gahongayire hafi kumukurana imyenda ngo ayishwanyaguze ariko musubwira ngo arabibona gute byo mu rukiko naravuze turakoze abana be Disi narabakunze mwabonye abana be bamucaye barimo bamuhanura Nese Claude arahari ko tumuha ijambo ntavuga. abana bandi bari bari guhanura undi se ndagowe bana ba Pastor Claude abana bari bari guhanura papa wese yagize ute kandi afite abana beza Claude urahari cyangwa wasinziriye? Pastor Claude asanga yashyizeho agahita ajya kwiryamira Yashize. Pastor Claude rimwe. arimo arubaka urugo Claude rimwe Claude kabiri. cyangwa ari kuvuga myutinze Wabona ari kuvuga ari kubyutinga. Pastor Claude namwemereye namwemereye ni ukumva amajwi ye arimo arasaba Pastor Jackie Walai Pastor Jackie Pastor Claude ni legend Pastor Jackie ga Pastor Jackie ngiye ngo ni fair account ngo nanga ari Pastor Claude nibyo se abonye asanzwe azamuka akavuga muri account Pastor Claude kabiri niko yitwa se Zamundo yo amakuru yawe tuzamuhoro tuza rero niba atari meza bra meza biracamo ni fresh kabisa Pastor Claude Pastor Jackie iminsi myinshi bra Yesu dore ko n'umwana avuze ishimwe tece munyamba azakurikira cyo guhobera abafana ese muko daherutse kwambara ikanzu mutubyiniye ndayambara se arabafaranga wanyoherereje n'amakanzu nyigira mu Rwanda ntabwo yayambara ngo bikunde niyo wajyaga ngurira amakanzu nyine ntabwo kandi zamuntu ukuri k'Imana ukuntu ajya ngurira amakanzu ariko nyine narumva shapu sinari ngukumbuye shu yego man ndagowe urakoze ubwo tega amano muhobera ntajya yo bagute rambura bagudora rambura bagute aba ntabwo ujya uhinduka Yesu amaboko kuwa gatatu ni gahunda umva we hariya urukiko rugera kuba ryari simba natakaye no kurikira bajyamba munsi yayo no Claude Sakara bari kuri kumwe yo Sike my goodness thank you very much Sike hello bazajya ku rukiko rodise Sike nyongera kuri child support support se yande none ndago abashomo ponyo amafaranga bayibye umugore aza kuma akayiba ariko akasanyira n'abandi icyo nabyo